kandi n'umukobwa udakorera amafaranga ntabwo agomba kugenda asabiriza abasore nda telefone abahehe oya ntabwo agomba gutegereza amafaranga y'abahungu, agomba kwihangira umurimo akikorera nawe. noneho umuhungu nawe akajya atangara ko amuhamagaye ese noneho mitiyu wayikuye hehe, akavuga ati nacuruje ibijumba, nagiye gucuruza imbuto. Ni iyihe mpamvu cyangwa ubona ari iyihe mpamvu ituma abasore b'iyi minsi gushaka nta kintu bibabwiye? Abasore impamvu muri iki gihe cya none batitabira gushaka, usanga hari abakobwa bafite imyitwarire bagenda bambaye ubusa. Ni ukuvuga kera umukobwa kugira ngo ubone intege ze byari bihenze, yambara imyenda miremire, wabonaga intege ze ari uko umwenda ugeze aha mu mavi urunguruka ufite amatsiko. Ariko noneho yagufatira n'ikariso cyangwa ikiswe ngo ni ingutiya akayigira nk'ikariso ikagera haruguru ngo arambaye, ugasanga amabere, imyambarire bariyerekana ukuntu, ibitugu byose birarangaye. Ubwo rero niba umusore yamurungurutse, umusore azi uko abakobwa bateye, nta matsiko agifite. Ubwo rero umusore ntiyakwifuza kurongora areba n'imyitwarire y'abo bakobwa. Bivuze ngo abakobwa nabo babigiramo uruhare kugira abasore b'iyi minsi bifate. Abakobwa muri ibi bihe babigiramo uruhare, usibye cyane cyane abakobwa basigaye bambara neza, ni abakobwa bo mu marokore, abakobwa bo mu bisilamu, mu gaturika ni bakeya. Bivuze ngo hari ukwiyandarika kw'abakobwa muri iki gihe cya none, noneho bigatuma abasore nanone bazinuka babura amahitamo. Abasore baravuga ese iriya myambarire, ese uriya muntu twabana mu nzu, nabo bagakuza uburara bakavuga bati nta n'amafaranga twifitiye. Imyambarire yabo kuriya bambara bo birirwa bayakorera, bajye baduha amafaranga yo kubaka amazu. Ubwo turaza gusanga abakobwa bari hanze. Biturutse kuri iyo myambarire, abasore baravuga bati iriya myambarire twavuga ko hari ibintu birirwamo bakorera amafaranga. Ngiye ku ruhande rwanjye nk'umusore niyumvishaga ko ari uko nta mafaranga bafite wenda yo kubaka izo nzu, yo kugura ibyo bintu bihenze abakobwa baba bashaka. Urebye hariho n'ubukene, ariko noneho kera iyo abakobwa babaga bafite ukwitonda, umuhungu yaravugaga ati uriya mukobwa ndabona yicishije bugufi, tuzafatanya tuzajya tuganira urugo ruzazamuka. Ariko urasanga umukobwa arahamagara mpa amafaranga, mpamagare muri telefone, akigira muri telefone. Yaba ari umukobwa udakora, waba umwimye amafaranga akavuga ati se ndaza guhamagarisha iki? Ese umukobwa wirirwa asaba amafaranga yazashobora guca bugufi ngo yubakane urugo na mugenzi we? Yabishobora? Ntabwo yabishobora. Ubwo muri make bivuze ngo abakobwa b'iyi minsi nabo ntabwo bashobotse. Ni ukuvuga ngo n'abahungu ntibafite imyitwarire myiza, ariko n'abakobwa babibatera. Gute babibatera gute? Bambara nabi, bigatuma rero irari ryazamuka, ntabwo aba agikeneye umukobwa. Noneho akavuga ati nta n'amafaranga mfite, yakubitana n'abamushuka nawe akigira mu biyobyabwenge bati ngwino tugende twikorera amafilime. Ugasanga n'aba bakobwa baririrwa bagendana mu mafilime ngo barakorera amafaranga, ibiganiro bakabihuza. Kera nta muhungu kugira ngo ahure n'umukobwa mu kiganiro byari bikomeye, cyabaga kuko wasangaga wabonaga umuhungu ukajya kwihisha akaza kukurambagiza
ukanamureba ugaseka, ukirukira mu cyumba ugaseka, eh, ukamara umwanya munini nk'iminota 40 ukabona ukamusuhuza, ariko kugira ngo ibitwenge bikunde bigushire udashaka kumureba. bivuze ngo abakobwa b'iyi minsi nta masoni bakigira, Nta soni bafite, bashize isoni bya bindi ngo bakuyeho. bashize isoni, ni bakeya, None se wenda ni bake biyubaha. hari nk'abambwiye ngo ni ikibazo cy'amafaranga, ngo abasore b'iyi minsi nta mafaranga bafite, none nawe uraje ati abakobwa b'iyi minsi nabo ntibashobotse. Noneho Eh, ntibakemera ko banabaranga, ngo bariranga. yawe umukobwa yawe umuhungu wiyambariye ukuntu imyambarire kandi aranamubeshya, ntareke ngo azakurikire uwo muntu, arebe n'umuryango aturukamo, akareba uko ashobora no gufata imodoka akayiparika hariya, umukobwa akavuga ati umuhungu arakize, ati ndamusanze. bivuze ngo umuranga wa kino gihe ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni imbuga nkoranyambaga. Bya bindi ngo ariko ngo kwa runaka ngo hari umukobwa ngo gutya na gutya, ngo ntabwo bikiba. Ubundi Eh, umukobwa nawe agomba kurambagiza umuhungu, akareba umuryango we wabo akawumenya, nta guhutiraho. Umuhungu nawe akamenya aho umukobwa avuka. okay. Ese uragiye ushatse umukobwa, nyina ninda yirirwa azerera, yirirwa no mu kabari, ubwo se uwo mukobwa uzi ko atazakurikiza nyina imico? cyane n'ubundi urumva inyana ni iya mweru niko bajya bavuga, urumva n'ubundi aba afite ahantu abikura. ariko mbese nibuka ejo bundi nari ndi hariya Kisimenti, mbona mu modoka iraje iraparitse, hanyuma hasohokamo umumama n'umwana. Umwana yari umukobwa, mama we yari yambaye akajipo kagera aha ngaha, ubona ibana amatako yose yari hanze. Umwana nawe yiyambariye agakanzu ku buryo umuyaga uramutse ugize gutyo ubusa bwose bwajya hanze. Reba ko ukwana mugani, ntabwo abakobwa b'iyi minsi dushobora kubarenganya, kuko bivuga ko habuze umwambika, nta bantu, ntabwo ari uko nyine habuze umuha urugero rwiza. urugero nta hantu arukura. niyo abona mama we yambara ubusa, we se kwambara ubusa byamutwarira? ntacyo ntiyanamukosora. Abasore b'iyi minsi rero ugasanga n'ubundi ntacyo bajya gushaka, kuko n'ubundi byose barabibona. Umusore wicishije bugufi ntibamumenya, kereka akoze ibyo by'ikirenga bakagira ngo niwe musore, ntabwo bakurikira aho umwana akura uburere. ushobora no kumenya kwa sekuru, ukamenya imiryango yabo. Hari igihe usanga ari abantu bagurukira hejuru, cyangwa ugasanga ni abantu bakize baminuje. Si ubwo umukire azavuga ngo umukobwa wanjye ngo azajya ahantu hakize cyane? ubwo se ahantu hakize ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni ugufatanya, bwa bukire bagenda babubona, burizana buturutse mu kumvikana kwabo. Iyo nama wagira abana b'abakobwa ba kino gihe? None se abakobwa wabagira inama, abahungu bo wabagiriye inama? Bashobora kuyumva se ubwo? Nta kibazo, yibagire, buriya umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Abakobwa duhere ku bakobwa, cyo nagira inama abana b'abakobwa, umukobwa ni uguhora yitonze, akumvira ababyeyi, umubyeyi yamuhanura akabyumva, nta nubwo yavuga ngo ararata ngo ni umukozi ngo yarize ngo azi ubwenge. Umubyeyi nawe umutega amatwi, hari impanuro za kera guha, akakugereranyiriza n'igihe cy'ubu aho ibihe bigeze. Kandi n'umukobwa udakorera amafaranga ntabwo agomba kugenda asabiriza abasore ndatelefone abahehe, oya, ntabwo agomba gutegereza amafaranga y'abahungu. Agomba kwihangira umurimo akikorera nawe. noneho umuhungu nawe akajya atangara ko amuhamagaye, ese noneho mitiyu wayikuye hehe?
akavuga ati nacuruje ibijumba, nagiye gucuruza imbuto, nagiye kera bwo bagurishaga n'imisambi bagaca ubwatsi bakaboha nayo bakayigurisha, ariko yakwiga gucuruza utubuto naho yaba ari imuhira iwabo ugasanga iwabo hegetse utubuto mu zuba, igisheke nawe akajya kukireba nawe akavunika nk'abandi. Bazirirwa mu matelefone gusa, mu matelefone se bakura amafaranga? Uwo muhungu waba usaba amafaranga we se yaba yiriwe ayashaka hehe? N'umuhungu uzahamagara uri umukobwa agahora kwitaba, uzamenye ko nawe nta kigenda. Niba umuhamagaye ahubwo akajya avuga ati nabuze umwanya, menya ko nawe aba ahugiye ku mikorere, ari umwana muzima. Wagira abasore bakinogeye niyihe? Inama nagira abana b'abasore, inama nagira abana b'abasore ni uguca bugufi bagakora, bakagirana ikiganiro n'abantu bakuru, bakareka akoshyo ka bagenzi babo, inama iringaniye, ariko kurikira abakuru, urebe n'umuntu ugusumba uherutse gushaka, urebe n'ab'ibikwerere babyaye bazakugira inama. Uri uwo musore na mukuru we wubatse yamugira inama, ujyaye nka 4. Ikintu mbona kenshi abasore badashaka kuri iki gihe ni ukwitinya, ntibigire icyizere. Usanga kenshi bavuga ngo nta mafaranga, ariko yewe ntabwo ariko mbibona. Amafaranga ntabwo ari ashaka, ubundi habanza urukundo. Uwo umukobwa ugiye gukunda ukabanza ukamuverifiya neza niba afite imico, ukabanza ukanamwigaho. Ese buriya ntabwo n'ubundi bajya bavuga ngo ntawe ushaka inyama kandi n'ubundi azifite mu nzu? Bishatse kuvuga ngo iki rero? N'ubundi ushobora gusanga arashaka umugore kugira wenda ajya amufasha kwirwanaho, kandi n'ubundi kwirwanaho isaha n'isaha igihe yabishakira icyo ari cyo cyose yabibona. Buriya yaba ashaka, ntabwo ariyo mpamvu ituma badashaka abagore? Cyane abasore abenshi bataye imico, ntabwo bakifite indangagaciro. Usanga umusore yigiriye mu busambanyi akumva ko bihagije, ukigira mu nzoga ukumva ko bihagije, ariko ntumenye igihe, ukayoberwa igihe uzashakira kandi imyaka yo gushaka inageze. Igihe rero ukuntu mbibona kenshi baritinya, yumva ko azashaka hari yabonye amafaranga za miliyoni, ariko ashobora kutayabona, bigatuma rero igihe cyo gushaka kigenda kirenga. Ubwo ikintu ni kwa gushaka ibintu nyine bya mirenge, byinshi cyane. No gushaka ibintu bya mirenge, kandi ibintu ntabwo ari byo bishaka. Nk'urugero, abantu benshi cyane bubatse ingo ntabwo bashatse bafite amafaranga. Ushobora gushaka udafite n'ibihumbi na 50, ariko mu myaka nk'ibiri ukaba ufite nka miliyoni 20 cyangwa n'10. Ni icyizere rero gike abasore bigirira, kwigirira icyizere gikeya. Yego, ngewe nagira ngo wenda n'ukwiyumvisha ko n'ubundi se barashaka abagore bo ku maziki, ko n'ubundi iyo bashatse kugira uko bigenza birakura. Niba ufite amafaranga yawe, aho ngaho uruvuze ku ruhande rw'abadafite amafaranga. None se nk'abafite imodoka, inzu, amafaranga nyine bafite buri kimwe cyose kugira ngo babashe gutunga wa mugore bashaka, ukabona nta gahunda yo gushaka bafite, bo ubitekereza we? Abenshi natwe turi abantu bakuze, bakigira mu irari ry'ubusambanyi, mu byo kwinezeza mbese muri iyi si. Akumva ko ibintu byose afite igihe cyose ari bushakire umugore amubona. Ariko ikintu nyamukuru cya mbere ni ukugeza igihe runaka, kandi igihe runaka cyagenwe cy'umusore, yenda mu myaka 22, 25, nubwo wenda na 30 yanagira. Ariko burya muri iyo myaka hasi ya 30 uba ukeneye gushaka uwo muzabana. Hanyuma se buriya abakobwa bo nta ruhare babigiramo? Abakobwa usanga n'ubundi abakobwa bari hanze nabo batoroshye, ujya kureba uwo wagira umugore ukamubura, bitewe n'imyitwarire yabo n'iki.
ariko ntabwo ari bose, ntabwo ari bose kimwe n'abo basore, kimwe n'uko atari bose. Harimo abakobwa nabo bashaka kwishakira amafaranga muri abo basore, nawe akumva ko ubuzima yumva bwakikomereza gutyo yirirwa ashaka umugabo. Impamvu ya mbere rero yo gushaka abasore b'iminsi ntacyo babwiye, cya mbere ni uko nta mafaranga baba bafite. Biba byaragoranye noneho akavuga ati nta gipfa, ariko ubundi ahanini ni uko nta mafaranga aba afite, umva nta biceri, nta hantu avuga ati nazana uyu muntu hagaragara. Wenda ngo aba afite ahantu akodesha hazima, aba afite basic. Nicyo kintu cya mbere gituma gushaka umugore nyine wumva nta gahunda ahita abikora. Hanyuma se hari nk'abantu bavuga ati se ubundi yaba ajya gushaka umugore w'iki kandi n'ubundi ibyo ashaka byose abasha kubibona. Exactly, ni ukuvuga ngo ubundi urabona ukuntu bimeze muri iyi minsi, indaya zabaye nyinshi, niko navuga. Ndavuga ngo ukuntu hano hanze bimeze, ikintu hari ukugura kuri makeya, hari igihe umuntu ahita yigira nyine kuri makeya akavuga ati n'ubundi nta mafaranga ndi kubona, nta buzima, akavuga ati ibyo mfite ndabibona. Hari n'abana yenda baba bavukira mu bipangu hakomeye, ariko kubera ko nawe yabyirutse afite access, nyine accessinga ibyo bintu, afite amafaranga, ugasanga yahise yinjira muri ibyo bintu mbere, noneho no kuzazana umugore ugasanga biramugoye. Kubera iki? N'ubundi nibyo ahoramo. Wavuze kuri ba basore badafite amafaranga, like noneho wa musore we afite amafaranga, afite inzu, afite imodoka, mbega afite buri kimwe cyose umukobwa yifuza. We kubera iki gushaka umugore ubona nta kintu bimubwiye? We rero ni uko baba barabitangiye kera. Ni ukuvuga ngo we akimara gukura, abakobwa nyine urabona ukuntu bakunda amafaranga. Sinzi niba navuga ngo ni ukuyakunda, ariko ni ibisanzwe. Rero we baba bamubonaho amafaranga y'iwabo, ugasanga baragerageza uburyo bushoboye bwose kugira ngo bamwapurocinge. Nyuma se buriya irari ryo ntabwo ryatuma uriya musore, kuko niba afite amafaranga ninatera irari buriya azenguruka kwanje kwa rusiko. Nimba wariye ugafata agafiriti kawe ukarya utuntu tw'uturogati hafi aho ngaho, amaraso aragira ukuntu urumva hormone zirazamuka, umwana agahita ashyuha nyine. Rero uriya we niba irari ahubwo rishyuha mbere. bivuze ngo abura amahitamo, kuko aba yarazengurutse muri benshi noneho akabura amahitamo. We noneho aba afite n'ibyana byinshi, usanga afite umurongo, ba Betty, bande, ba Clarissa, ba Deborah, basanga bose ni inshuti ze kandi bose cyangwa bariya abasore bafite amafaranga baba banga na stress. Baba banga stress, ariko ubusanga niwabo hari igihe usanga niwabo badashaka yuko ajya muri ibyo bintu, bitewe n'uko abitangira hakiri kare, bagashaka ko bagatangira babimubuza, noneho we yagira n'igihe akagira ngo baracyabimubuza.